ndabasuhuza mwebwe mwese mukurikiye Dede Fashion mwese abari impande enye zose z'isi ya ruguru. Mwese ndabashuje kandi ndabamira support yanyu, inkunga yanyu n'ukuri kw'Imana nshima kandi biranezeza iyo munyereka ko murimo gukurikira ibikorwa byanjye. So uyu munsi ngiye kubereka uko bakora wig imisatsi yitwa Brazilian. Murabona ni myiza, ni imisatsi myiza yoroshye. Murabizi ko hari ahantu ujya ugasanga bafite ibintu by'ibiwig bikomeye. Wig ku bantu batabizi, hari abantu bambajije ngo wig ni iki. Wig ni perike, kwa kundi bakora perike nuko nguko. Dore iyi misatsi yitwa Brazilian, ni imisatsi myiza iba yoroshye ku buryo umuntu wambaye iyi wig adashobora kumva nyine iri ku muhanda, wumva ari umusatsi nk'ibisanzwe. Rero izi wig kuzikora nigeze kubwira abantu barambwira ngo ndazihenda, ngo zirahenda, ariko ukurikije imisatsi ntabwo ibihenze pe. Nawe ugiye kubigura muri detaye wabibona ko biba bidahenze. So ndabashimiye rero mwebwe mukomeje kunyereka ko muri hafi yanjye, mwebwe mukomeje kunyereka urukundo rwinshi. Ni ukuri urukundo rwanyu ndarushima man, ni ukuri kw'Imana narishimye. Ndashimira support yanyu, ndashimira n'ukuri uburyo munyereka ko turi kumwe kandi muri hafi yanjye. So guys, ndi kubereka Brazilian uburyo iba yoroshye. Reba nyine umusatsi nawe ufata ukabona umeze nk'umusatsi uri gutitira, umusatsi woroshye uryoshye umeze neza. Muri hanganira urusaku kubera ko nkorera video ku muhanda, narabasobanurira ibihe byinshi bitandukanye, muzajya mwumva mu rusaku. So guys, ahangaha rero iyo utangiye gukora wig urayisatura kugira ngo ize kujya ku kagofero kayo imere neza. Urayisatura, reba kwa kundi uhambuye ibisa nko ku mutwe wayo bisa nkaho ibyimbye. Urayisatura rero kugira ngo ize kuza yoroshye nyine. Nunayidodera ku kagofero ntize kuremerera ka kagofero. Ikindi ize kuza hari nyinshi kandi ku buryo udakoraho ngo wumve ibiheri. Hari ukuntu iyo umaze kuyikora uyikoraho ukumva hariho ibiheri, nyine ukumva harimo imihiro ukumva ku kagofero cyangwa se uyambaye wajya ukora inyuma ukumva harimo nk'imihiro. Iyo wayisatuye rero iyo mihiro ntago wayumva, ntago ushobora kuyumva. So guys, mukomeze mukurikire video yacu. Ngiye gufata umwanya nyine mbere ku buryo umuntu ayihambura. Murabibona, urayihambura yose. Urumva ni akazi nyine, biragora ariko biba bigomba, uba ugomba gukora ibintu neza, ugatanga ibintu bisa neza bidafite akajagari, umuntu adacishamo igisokozo ngo wumve harimo ibintu by'imihiro. Nagira ngo mukomeze mukurikire rero, ntago ndi buvuge ibintu byinshi, ndagenda mvugamo gake, namwe mukomeze mwihere ijisho.
guys muri kubona aka ni akagofero. Impamvu nagakoze nateyeho kariya gakoroja, kariya kantu mubona kameze nka kake. Kano kantu abantu benshi bakora amawigi niko bajya bagashyiraho, ariko kariya kantu karacika. Kariya mubonye nateyeho nagateyeho kugira ngo mbibereke. Hari koroja za original rero. Koroja za original nizi ngizi ndimo kubereka. Reka nze nyukure mu gashashi nyibereke neza. Koroja ya original ibiteyeho imisatsi bidasaba ko bayidoderaho. Wig nyinshi ujya ubona hariho ubukoroja wakambara ukabona karacitse, ariko iyi ngiyi iba ari original isazana na kariya kagofero. Murayibona noneho yo iba ifite umusatsi mwiza umeze neza ku buryo nyine idashobora kugutera rerije, ntago yagutera rerije. Reba hari kariya gakoroja ndaza kugahamburaho nyuma. Urabona ko iyo ukarambuyeho ni ukuvuga ngo umara kugateraho, wamara gukora wig neza ugahita ukata kariya kantu k'umukara aho koroja iri kurangirira, ubundi hagasigara kariya gasa n'umubiri ku buryo uri bwambare umuntu ntabone yuko ari wig wambaye. Kandi kiza kino koroja ibinasatuye, ibiguciriye inzira, nyine baba barayikoze mu buryo igaragara ko harimo n'inzira, kwa kundi nyine uba ufite akawigi karyoshye. Ahangaha rero ngiye guteraho koroja, uyidoderaho waringanirije hagati na hagati y'akagofero. Kuri turiya tugofero tukwereka ahantu nyine uhagiye, nimba ari imbere, nimba ari ku ruhande herekeye ku matwi, nimba ari inyuma. Kano kagofero kaba kabikwereka. Rero uyiteraho uringanirijemo aho akagofero kakwereka ko ari imbere. Ngiyi koroja maze kuyiteraho, uyidoderaho kariya kagofero n'imbere utarahakata, ntabwo ubanza kuhakata. Ngaka maze kugateraho ugerageza ku buryo uterera neza udodera kuri aka kantu. Guys, gukora wig bisaba kuba uzi kudoda, kuko iyo utazi kudoda ni handi ukoresha urushinge rw'intoki. Urushinge rw'intoki rero ubona bisa nabi, haba harimo ibidodo binini, ariko iyo wayikoresheje imashini urayambara mirere na mirere. Rero mugomba gukurikira iyi video yose mukayirangiza kugira ngo wige neza, umenye uburyo umuntu ayikora akoresheje imashini. Haba haciyemo umurongo mwiza cyane kandi usa neza, nyine utagaragaza ko ari wig. Kariya kantu ibanga ku bantu bambara wig, kariya gakoroja uba ugomba kugashyiramo aka foundation kugira ngo hase n'umubiri. Noneho twakomeje, noneho narenze mu gukora koroja, nanze ko video iba ndende cyane ikabarambira. Ndi kubereka uburyo umuntu agenda adoderaho iriya misatsi wegeranya, kubera ko tuba twagasatuye uba ugomba kugashyira ku kagofero byegeranye, wabyegeranyije nyine ku buryo akawigi kaza kegeranye kameze neza, gafinyoye byatari neza, witonze. Ikindi utarimo gukurura akagofero, kubera akagofero kaba kameze nk'akarimo stretch, gashobora gukweduka. Rero udoda utarimo kugakurura, iyo ugakuruye kaza kakwedutse kataye forme. Udoderaho imisatsi ukayirangiza neza. Guys, ngiye kubereka akantu ugomba kwitondera. Ngiye kukabereka, ni ukuvuga ngo iyo urimo guteraho wig ku kagofero usigaza akantu gato ku ruhande. Tuvuge aho urangirije, murakabona sinzi nimba mubibona neza, akantu nasigaje gato ngako ako ugahiniramo imbere kugira ngo hadasigara utuntu duhanda, ugahiniramo imbere mu kagofero, ukakadoda neza, ukagafunga neza ku buryo nyine wig yacu iziryoshye imeze neza. Ndakubwiza ukuri, nuramuka ukoresheje ino wig ku bantu wenda batazi batadoda, ku umuntu uri bubone ino video akeneye wig, anyandikire mukorere wig nziza
kandi iryoshye azambara igihe kinini, nta bya bindi byo kwambara ikiwigi ugasigara warwaye ibiheri cyaguhanze gifite ibisatsi bikobaguye. Nakomeje ndadoda, nanze gukora video ndende, noneho ngejeje ku musozo aho ngiye kurangiza wigi yanjye. Ni ukuvuga ngo agasatsi ka nyuma ukarambika hejuru ya hahandi wadodeye kuroja, ku buryo kariya kabara k'umweru ka kuroja katari bugaragare, katazigera kagaragara. Noneho n'iriya misatsi yo kuri kuroja iyo uyirambitseho bihita bisa neza cyane. Guys, mukomeze mutegereze, biragora gukora video urimo no kudoda guys. Gusa nabemereye yuko nzajya mbagezaho ibintu byiza kandi bifite isuku, bisa neza pe, ku buryo nyine n'umukiriya umuhereza iyi wigi akagenda yishimye. Ku bantu bashaka kubyiga by'umwihariko, kwiga gukora wig, ugomba kuba uzi kudoda, kunyonga, kuyobora, byose ubizi. Hanyuma baze kunyandikira muri comment, umuntu wese ushaka kubyiga anyandikire muri comment, mwigishe nta kibazo rwose. Ndakwigisha ku mafaranga make ntago ndi bubahende, nta mafaranga make cyane. Ikindi n'umuntu ushaka kwiga kudoda nawe anyandikire inbox. Maze iminsi mbona amakomenti yanyu abantu bansaba ngo mbahe nimero ziriho muri DM ya yino channel, ziriho hejuru, ariko utabashije kuzigeraho mu mavideo amwe namwe nagiye nerekana nyine nandikamo amanimero yanjye ku bantu bagiye bazimbaza. So nsoje gukora akawigi kanjye kandi karasa neza, ndaje mbereke uburyo kavuyemo gasa neza. Murabibona ko ugerageza kugereka umusatsi hejuru y'agakuroja karangiriye guys. Ibi bintu ugomba kubyibuka, kandi ukabitindaho ugahiniramo kariya akantu k'imbere ku buryo rwose isa neza. Wigi yanjye ndarangije kuyikora, ngiyo irarangiye, irasa neza. Ubu igisigaye ni ukuyijyana muri salo bakayisokoza neza, ku buryo noneho umuntu ayireba uyambaye akabona ni nk'umusatsi wawe, nta kindi kintu kirenzeho. Guys, ndabashimiye rero mwebwe mukomeza kudahwema kunyereka urukundo rwanyu, mwebwe mukomeza kunyereka ko munkurikiye. Ndabashimira cyane, nshimira urukundo munyereka. Twujuje 1000 cy'abasubscribers, ndabibashimira cyane, ndanabibubahira. Ngiyi wigi yacu, namwe murabibona ko iyi wigi atari mbi pe, unayibona ntabwo ari mbi, uburyo igaragara ntabwo ari mbi, ni nziza cyane, iroroshye, ifite udusatsi tworoshye. Ndimo ndabereka uburyo bayambara, hariya ku gakuroje niho imbere nyine, niho imbere. So guys, nukuri mukomeze mukore share, musharinge abandi bantu, mukore like, comment zanyu ndazubaha, ndazikunda, mba nzishaka kenshi. Kandi nawe utarakora subscribe guys, kora subscribe kugira ngo izindi video zose nzajya nkora zizajye zikugeraho ku gihe. Wibuke gukora kukazogera video na uploadinze ihita kugeraho ako kanya. Guys, nuko ndabashimiye, murabo kubahwa, Imana ibaha umugisha. Mukomeze mwige kandi mumenye, muhahe muronke. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Thank you, bye bye.